ibyaha binini. Gutinya Imana kandi ni ugutinya ubutabera bwayo kuri wa munsi umuntu azaba nta kindi afite cyamugirira umumaro uretse gusa ibikorwa byiza yakoze, uretse gusa kubaha no kubahiriza imbago z'idini ya Nyagasani byamuranze akiri mu isi. Takwa ni rwo rufunguzo rw'ibanze rudufungurira imiryango itwegereza Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala, umugenga n'umuremyi wacu. Ni kimwe kandi mu biranga abasahaba b'ukuri ba Imam al-Asr wa sahibu zaman al-qa'im al-muntazar al-mahdi ajara Allah ta'ala farajahu sharif. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Iyo abantu bifitemo gutinya Imana bita cyane ku bikorwa byabo, baha cyane agaciro umunsi w'urubanza bakawubona hafi yabo, bahora bahangayikishijwe no kwibarurira ibikorwa byabo. Kandi abantu bifitemo gutinya Imana bizera ko ibyo bakora byose Allah subhanahu wa ta'ala aba bareba, kandi ibyo bakora byose akaba bifiteho amakuru. Abo ngabo kandi ukwemera kwabo kuba guhamye. Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'an suratu Hashr aya ya 18 aragira ati: bada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha walitanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha inna Allaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Ngo yemwe abemeye nimutinye Allah, kandi buri wese acunge ibyo yiteganyirije ejo, kandi mutinye Imana kuko mu by'ukuri Imana izi neza ibyo mukora. Iyi aya gutinya Imana byashimangiwemo kandi bigarukamo inshuro ebyiri. Allah yashimangiye igikorwa cyo gutinya Imana muri iyi aya akivugaho inshuro ebyiri. Uku gutinya Imana rero adutegeka inshuro ebyiri muri iyi aya bishobora kugira ubusobanuro butandukanye. Ubusobanuro bwa mbere ni uko gutinya Imana kuvugwa mbere birebana n'umwimerere w'igikorwa, naho gutinya Imana biza bwa kabiri bikaba birebana n'uburyo ukoramo icyo gikorwa. Bivuze ko niba ugiye gukora igikorwa runaka, icyo gikorwa ugomba kugihitamo ugendeye ku gutinya Imana, kugihitamo utinya Imana. Kigomba kuba kitari mu bikorwa bya haramu. Hanyuma no mu gihe urimo ukora icyo gikorwa ukagikorana ugutinya Imana. Ntube wahisemo gukora igikorwa cya halali hanyuma ngo nujya kugikora ugikore mu buryo bwa haramu. Tuvuga urugero, niba uhisemo gutanga isadaka, yitangane umugambi usukuye utarimo riya cyangwa se kwibonekeza, ndetse no gucunaguza no kubara inkuru wa wundi wahaye iyo sadaka ngo iherekezwe n'amagambo atari meza. Ubundi busobanuro nuko gutinya Imana kwa mbere birebana no gukora ibikorwa byiza, naho gutinya Imana kwa kabiri bikajyana no kugendera kure ibikorwa biziririjwe. Ibi birumvikana. Ubusobanuro bwa gatatu, gutinya Imana kwa mbere kujyanye no kwicuza ibyaha n'amakosa byatambutse mu bihe byatambutse, naho ugutinya Imana kwaje bwa kabiri muri iyi aya bikaba bijyana no gutunganya ahazaza. Umaze gukora tauba, umaze kwicuza ibyaha akagarukira umugenga we, ntabwo aba agomba kongera kwijandika muri bya bibi, ahubwo atunganya ahasigaye, atunganya ibikorwa bye bisigaye byose.
ibyo nabyo birumvikana kandi birasobanutse. Muri riwaya dusoma ko intumwa y'Imana yavuze iti koresha agace k'itende niba utagafite wifashisha amagambo meza ushimisha imitima kugira ngo utazakorwa n'isoni ku munsi w'imperuka ubwo Allah azakubaza ati ko naguhaye amaso, ko naguhaye amatwi ndetse n'ibindi, ese ni ikihe, ni iyihe mpamba wohereje witeganyirije ejo? Kuko kuri uwo munsi hari bamwe bazareba hirya no hino ariko babura ikintu na kimwe, babura ikintu na gito wohereje gishobora kubarengera. Ukwemera guhamye niko gutuma abantu babasha gutinya Imana, kandi gutinya Imana nanone nibyo bituma ukwemera k'umugaragu bimugirira akamaro. Mu by'ukuri umuntu yemeye Imana imwe, akemera intumwa y'Imana, akemera umunsi w'imperuka, ariko mu bikorwa bye ntatinye Imana, ntabwo byaba bimufitiye akamaro cyangwa se umumaro wuzuye. Ntitukishimire rero gukorerwa ibyiza gusa, ahubwo buri wese ajya ashimishwa kandi ashishikazwe no kuzirikana iherezo rye, nawe akore neza, ageze ineza ku bandi kurenza uko ategereje kugerwaho n'ineza y'abandi. Twite cyane kandi tunagenzura ibikorwa byiza dukora, turebe ko nta gitotsi n'ikizinga birangwamo. Kwibarurira ibikorwa ni ngombwa, kuko nitutabyitaho uyu munsi, ejo ku munsi w'imperuka bizadukoza isoni. Umunsi w'imperuka kandi ntabwo ari kera, ntabwo uri kure, kubera ko muri iyi aya twasomye Allah yakoresheje ijambo ejo, ghadi, walitanzur nafsun ma qaddamat lighadi. Buri wese arebe cyangwa se acunge ibyo yiteganyirije ejo ku munsi w'imperuka. Ntabwo ari kera rero, ni ejo. Ahandi ikatubwira iti innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba, ngo mu by'ukuri barawubona, bawubona kure, nyamara twe tuwubona hafi. Kureba kure no gutekereza kuri ejo hazaza bituma tubasha kugira ukwemera. Gutinya Imana bituma umuntu abasha kwibarurira, kandi kwibarurira bikomeza kandi bigaha ingufu taqwa. Kwizera no kwemera ko Imana ireba ibyo dukora byose kandi ikaba ibifiteho amakuru, bituma tubasha kwitwararika no gutinya Imana birushijeho. Dusabe Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala ko yadushoboza kuba mu babasha kumutinya mu kuri kwabyo koko, adushyire mu babasha kwibarurira ibikorwa, ababasha gutekereza no guha agaciro umunsi w'imperuka, bakawuteganyiriza impamba ihagije, kandi adushyire mu bagaragu beza yishimira no mu batabazi n'abasahaba bo kureba umuhagararizi we hano mu isi. Allahumma amin. Bismillahir Rahmanir Rahim. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين.
أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين وإله المرسلين وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالكتاب المبين الفارق بين الهدى والضلالة والشك واليقين، صلى الله عليه وآله وسلم. وصلى الله على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد، لا سيما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وصي رسول الله. اللهم صل على محمد. وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين بنت رسول الله، والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي. اللهم صل على محمد وآل محمد. وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلي بن موسى ومحمد بن علي. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلي بن محمد وحسن بن علي. اللهم صل على محمد وآل محمد. وحجة بن الحسن القائم المنتظر المهدي، أجر الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على محمد وآل محمد. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإن تقوى الله مفتاح سداد وذخيرة معاد وعتق من كل ملكة ونجاة من كل هلكة، بها ينجح الطالب وينجو الحارب وتنال الرغائب. bavandimwe namwe bashiki banjye bagaragu ba Allah, nongeye kubagira inama yo gutinya Imana, nanjye ubwanjye ntiyibagiwe, kubera ko mu by'ukuri gutinya Imana ni urufunguzo rwa buri muryango ufunze, ni impamba y'umunsi w'izuka, ni impamvu y'ubwigenge kuri buri bucakara, ni ubutabazi mu gihe cyo kurimbuka. Mu gutinya Imana kandi abagerageza baratsinda, mu gutinya Imana kandi abirinda ibyaha barakizwa, ndetse hamwe no gutinya Imana umuntu agera ku byifuzo bye byose. Tugeze ku mpera z'ukwezi kwiza kwa Shaban, harabura amasaha make tukinjira mu kwezi kwiza, ukwezi gutagatifu kwa Ramadan, ukwezi kugisibo no kwigomwa byinshi byari biziruwe ku manwa y'uko kwezi. Qur'ani ntagatifu itubwira ko intego y'igisibo ari ukongerera abemeramana gutinya Imana, ari ukubongerera taqwa. Qur'an suratul Baqara aya y'ijana na 83, Allah subhanahu wa ta'ala aragira ati: bismillahir rahmanir rahim, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Uyemwe abemeye, igisibo cyabaye itegeko kuri mwe nk'uko cyari cyarategetswe ababanjirije, kugira ngo murusheho gutinya Imana. Taqwa ni ukwirinda gukora ibyaha, ni ukwifata igihe ugeze mu bihe byakugusha mu cyaha. Ibyaha byinshi ahanini akenshi na kenshi bikorwa binyuze mu buryo bubiri. Isoko y'ibyaha iri mu buryo bubiri. Isoko ya mbere ni irari ndetse n'uburakari. Irari n'uburakari
nibyo bintu akenshi na kenshi bikomokwaho n'ibyaha abantu dukora. Igisibo rero gifite ubushobozi bwo kugabanya ibyo byombi, bityo gutinya Imana k'umuntu wakoze icyo gisibo kukiyongera. Niba ibituma akora ibyaha byagabanyutse, birumvikana ko gutinya Imana nabyo biriyongera. Mu gihe akora ibyaha kenshi, gutinya Imana kuragabanyuka. Gutinya Imana mu buryo bugaragara rero inyuma ndetse no mu buryo butagaragara ni umusaruro w'ingenzi w'igisibo. Igisibo ni kimwe mu bikorwa bike, niba ahubwo atari cyo cyonyine kitagaragara. Igikorwa ngandukiramanana kitagaragara inyuma ni igikorwa ngandukiramanana cyihishe. Urugero, isengesho buri wese ajya rukutumureba, ajya muri sajida tumureba. Isengesho ni igikorwa gikorerwa ku mugaragaro. Hija, abantu iyo bari gukora hija baba bari ku mugaragaro. Gutanga zaka bikorerwa ku mugaragaro. Jihad ni ku mugaragaro. Ibyo byose ni ibikorwa bikorerwa ku mugaragaro. Ariko igisibo cyo ntabwo ari uko nguko. Ni umuntu n'umutima we, atabikubwiye ntiwamenya ko asibye. Igisibo rero cyongera ubushake bw'umuntu. Umuntu umaze ukwezi kose yigomwa ibyo kurya bye byo ku manywa, umuntu umaze ukwezi kose yibuza kubonana n'uwo bashakanye, aba afite n'ubushobozi bwo kudahuguza iby'abandi. Aba ashobora kandi no kwibuza kuvuga nabi abandi, aba ashobora kwibuza buri kintu cyose cyamujyana kure y'impuhwe za Allah, icyo cyose cyamubuza gutandukira inzira ya Allah, aba ashobora kukigendera kure. Aba ashobora kandi kwigenzura no kwitwararika kuri buri rari ryose rimukurura rimuganisha mu gukora ikibi. Aba ashobora kugenzura umujinya we wamukururira gukora amahano. Igisibo kandi kitwongerera impuhwe, urukundo no kwishyira mu mwanya w'abandi, kuko mu by'ukuri uwumvishe uko inzara iryana, uwumvishe uko inyota imera mu gihe cy'ukwezi kose, iyo ageze kuwo byazahaje abasha kwishyira mu mwanya we, akumva ububabare afite, bityo akamufasha atazuyaje. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaravuze ati, igisibo ni kimwe cya kabiri cyo kwihangana. Kandi igisibo yagisobanuye avuga ko gifite inzego eshatu. Urwego rwa mbere ni igisibo cy'abantu basanzwe. Icyo kikaba ari igisibo cyo kwiyiriza ibyo kunywa no kurya ndetse n'ibindi bintu byose byangiza igisibo. Urwego rwa kabiri ni igisibo cy'abisumbuye kuri abo ngabo, nacyo kikaba ari igisibo bene kugisiba uretse kwibuza bya bindi byangiza igisibo byose, bagerekaho no kwirinda gukora ibyaha bisanzwe bitangiza igisibo. Naho urwego rwa gatatu avuga ko ari igisibo cy'abantu bihariye. Aba ngaba nabo uretse kwirinda bya bindi byangiza igisibo, bakirinda n'ibyaha bisanzwe nk'abo ku rwego rwa kabiri, bo bagerekaho no gusukura imitima yabo, bakayivanamo buri kintu cyose kitari Allah subhanahu wa ta'ala. Igisibo rero turabona ko niba gifite izi nzego, turabona ko cyubaka umuntu kikaba cyamugeza ku rwego rwa marayika. Marayika utarya kandi utarangwaho icyitwa irari cyose. Mu yindi hadith intumwa y'Imana ikatubwira iti, umuntu wese usiba igisibo cy'ukwezi kwa Ramadan kubera Allah, ibyaha bye byose birababarirwa.
naho muri hadith Quds ni amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala ariko ataboneka muri Qur'an. Muri iyo hadith Quds rero Imana iratubwira iti asiyamu li wa ana ajzi bi, ngo igisibo ni cyanjye kandi ibihembo byacyo ni jyewe ubitanga. Muri iyi aya nubwo bwose Allah atubwira ko n'abatubanjirije basibaga, bari bategetswe gusiba, ariko igisibo ntabwo cyari icya buri wese. Buri wese mu batubanjirije, muri umma zatubanjirije, ntabwo yari ategetswe gusiba, ahubwo igisibo cy'ukwezi kwa Ramadan cyari itegeko ku ntumwa n'abahanuzi gusa, naho abantu babo ntabwo bari bategetswe gusiba. Umma ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, niyo yonyine yategetswe gusiba igisibo cy'ukwezi kwa Ramadan kuri buri bose. Intumwa y'Imana mu yindi hadithi itubwira kandi ko igisibo ari ituro ry'umubiri, aho yagize ati buri kintu cyose kigira zaka, buri kintu cyose kigira ituro, naho ituro ry'umubiri ni igisibo. Iyi aya kandi 183 muri suratul Baqara itangira igira iti ya ayyuhalladhina amanu, yemwe abemeye. Bikatwereka ko igihe dufite ubutumwa tugiye gutanga, dukwiye kujya dukoresha imvugo nziza abo twagenewe ubwo butumwa, tukabahamagara mu mazina meza. Igihe cyose uhamagaye umuntu mu izina ribi, buriya uba warangije kwangiza, uba wamaze kwangiza uburyo yajyaga kwakira ubutumwa wamugeneye. Kugira ngo umwana yumve neza ibyo umubyeyi amubwira, nuko umubyeyi amuhamagara neza akamubyinirira. Ibi ariko ntabwo bireba umwana n'umubyeyi gusa, ahubwo bireba buri wese muri twe ufite uwo abwira, haba ku mwana n'umubyeyi, haba ku mukozi n'umukoresha we, haba ku mugore n'umugabo. Twese mu byiciro byacu byihariye imvugo nziza iratureba, cyane cyane igihe tugeze ku mazina duhamagarana ndetse no mu gutanga ubutumwa ubwabyo. Ikindi, Qur'ani yatumenyesheje ko abatubanjirije nabo basibaga, kugira ngo twumve ko atari twe twenyine dutegetswe icyo gikorwa, bityo twumve ko natwe twabibasha, twumve ko bishoboka kandi byoroshye. Mu mvugo z'ubu niho bavuga ngo urupfu rwa benshi ni umunyenga. Niba rero urupfu rwaba umunyenga kubera ko atari urw'umwe gusa, ikintu cyiza nk'igisibo birumvikana ko birenze kuba umunyenga. Kuba nanone Imana itubwira ati la'allakum tattaqun, wenda mwabasha gutinya Imana, nabyo bitwongerera imbaraga, ingufu n'imbaduko mu gukora icyo gikorwa, kuko twumvishe neza intego y'icyo gikorwa Allah ari kuduhamagarira. Dusabe Nyagasani rero ko yadushoboza kuzasiba iminsi yose y'uku kwezi kwa Ramadan, igisibo cyacu kizabe ikigeza ku ntego, kizadusigire inyongera n'inyungu nyinshi mu gutinya Imana insha Allah. Nas'aluka Allahumma wa nad'uk ilahi bihaqqi man najak wa bihaqqi man da'aka fil barri wal bahr. Salla ala Muhammadin wa ali Muhammad وتفضل على فقراء المؤمنين والمؤمنات بالغناء والثروة، وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة، وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرم، وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة، وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات برد إلى أوطانهم الصالمين غانمين
بمحمد وآله أجمعين. اللهم كن لأهل فلسطين عونا ونصيرا وبدل خوفهم أمنا. اللهم اجعل لأهل فلسطين النصرة والعزة والغلبة والقوة والحيبة. اللهم أجل لوليك الفرج. اللهم أجل لوليك الفرج. اللهم أجل لوليك الفرج. yagasani tsindishiriza uwisilamu n'abayisilamu kandi nabi umwanzi wabo yimugarurira ubwe ya Allah. yagasani tugusheho imvura y'impuhwe zawe, tubabarira ibyaha byacu kandi wakira ukwicuza kwacu ya Allah. dushoboze kugendera kuri ibyo watubujije kandi uduhe umwete n'umuhate mu gukora ibyo wadutegetse ya Allah. girira impuhwe roho z'abaguye mu nzira yawe kandi uzigirire ababyeyi bacu baba bariho n'abatuvuyemo ya Allah. orohereza abarwayi n'abagowe n'izindi ngorane z'ubuzima بحق محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.